Yes, ndabasuhuje cyane aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese ndabasuhuje mbifuriza imigisha n'Imana. Uno munsi noneho mbazaniye ikiganiro cyiza inje mvuga ku iterambere mwari musanzwe mubona kenshi tuvuga ku buzima ariko noneho n'iterambere twaje. Uyu munsi nje gusobanura ku bigendanye n'iterambere. Hari abantu buri munsi dukora uko bwije n'uko bukeye ariko tukabona tudashyika ku nzozi zacu, kandi hari abandi bagenda bashyika ku nzozi zabo uko bwije n'uko bukeye ukibaza ngo bakora gute cyangwa ukagira ngo ni amahirwe bavukanye. Ndagushishikariza rero gukurikirana ino video yose kuko urasobanukirwa neza, umenya aho gukorera, umenye n'uburyo wakora, kuko iki gitabo tugiye kuvugaho ni icy'umuntu w'umuhanga witwa Robert Kiyosaki. Yabaye umujyanama mu bigendanye n'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanditsemo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye byagiye bifasha abantu benshi bagiye batandukanye guhindura uburyo bw'imikorere bagashyika kuri za nzozi zabo. Niba uri mushyashya kuri no YouTube channel yitwa Buzi TV, ndagusabye kora subscribe, kora like, kora share, kora comment, sangiza inshuti zawe, abavandimwe bose bakeneye kumenya byinshi kuri no YouTube channel cyangwa bakeneye kumenya byinshi ku buzima cyangwa iterambere. Rwose ntucikwe niba uri mushyashya, kandi niba utari na mushyashya ukore ku kazogera kugira ngo ujye wakira notification z'ibyo tuzajya twaploadinga buri munsi. So rero tudatinze, tudatakaje umwanya na mutoya, reka twihute cyane twinjire mu kiganiro byimbitse kugira ngo buri muntu wese uri gukurikirana iki kiganiro abe yabasha kuba yasobanukirwa uko yakora cyangwa aho yakorera. Twihuse cyane rero twinjire kuri employee. Iriya cash flow quadrant irimo ibice bine. Igice cya mbere ni iki ngiki cya employee. Employee rero ni umuntu umeze ute? Employee ni wa mukozi ukora ufite boss, agakora uko bwije n'uko bukeye, akabona amafaranga, nyine yinjiza amafaranga aturutse mu byo yakoze, atakaza imbaraga n'igihe akabona amafaranga. Harimo abakora akazi k'ukwezi, abakorera ku munsi, ngaho no muntu byagaragaye ko kubera ko weho afasha boss we gutera imbere, we biragoye cyane ko yagera kuri za nzozi ziwe zihambaye aba afite, kubera ko usanga igihe kinini akora ibintu byinshi ariko bakamuhemba udufaranga dukeya, ahubwo ibyinshi cyangwa amafaranga menshi yakoreye akaba ari aya boss wiwe. Uno muntu rero dufashe nk'urugero, twareba ku bantu mu buzima busanzwe, nk'umuntu ufite umushahara w'ibihumbi 500, usanga yishyura nk'inzu y'5,000, ugasanga arimo kwishyura ibyo kurya byahura wenda n'ibihumbi 100, ugasanga na famiye kubafasha biri kugera aho bihura n'ibihumbi 50 cyangwa n'ubundi 100, ugasanga ari gusevinga nk'I500 cyangwa 200. Turebe umuntu uri gusevinga 200, ese azagera kuri za nzozi ziwe, agura imodoka, yubaka inzu, agere ku bintu byinshi birenze ryari, kandi afite akazi k'ukwezi kwa buri gihe? Uzasanga mu gihe cy'umwaka cyangwa uzasanga agiye kugura ikibanza cya miliyoni nk'icumi akoze nk'imyaka 8. Kwibaza ngo bino bintu bizakugeza ku nzozi zawe ryari, cyangwa uzaba ukoze imyaka ingahe? Iki rero ni igice bigoye cyane kuba wagikoreramo kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe. Cyabikoze kiragufasha ubuzima bwawe bwa buri munsi, kurya, kwambara, gutembera, naho kuba bubayeho neza nta kibazo. Tudatinze rero reka twigendere kuri self employed. Ubwo ni igice cya kabiri, ndagerageza kujya mvugaho make kandi ndabizi ko muri busobanukirwe. Self employed ni wa wundi noneho wikorera ariko yikorana. Ubwo ni nka wa wundi utwara moto, umwe ufite boutique, umwe ufite kenkayori, umucuruza utuntu tugiye dutandukanye nk'imyenda cyangwa inkweto mu isoko. Uno muntu nawe yinjiza amafaranga ari uko yakoze. Ni kimwe n'uriya employee, bose binjiza amafaranga ari uko bakoze, batakoze ntabwo bashobora kwinjiza amafaranga. Uno muntu rero wabayeho gute? Uno muntu si uko adakora ngo abone amafaranga, arayabona pe, ariko hari ibintu bigera nko muri 5 bimutwara amafaranga. Icya mbere, amafaranga yose aba yakoreye arakora akayabona, akabona aranayafite menshi, ariko akamuca nko mu myanya y'intoki, niko nabivuga. Kuko usanga uno muntu arakora ariko aho akorera arahakodesha, ugasanga uno muntu arakora ariko yishyura imisoro, ugasanga uno muntu arakora ariko yishyura aho kuba, ugasanga uno muntu arakora buri munsi ariko ugasanga no mu rugo nyine abakeneye no kugira ute no kubaho kwe kwa buri munsi. Ugasanga uno muntu arakora buri munsi ariko aho arangurira ntabwo ari aho akorera, hari amafaranga yongera gutakaza ajya kurangura, cyangwa se atakaza muri competition, cyangwa amafaranga atakaza ajya
kwandikisha ibyapa, kwamamaza ibikorwa bye kugira ngo bimenywe n'abantu benshi. Uno muntu ugasanga amafaranga yose akoreye ugasanga agiye ashirira muri twa tuntu twa hato na hato, ugasanga kugera ku iterambere ryiwe cyangwa kugera kuri za nzozi ziwe biragoranye cyane. Ariko si bose, kuko abenshi hari igihe bagera kuri za nzozi zabo muri abo bantu bikorera ariko bikorana, kuko usanga ahangaha bitandukanira ku gishoro ufite. Abantu benshi rero dushaka gushinga business ariko nta gishoro kinini tuba dufite. Niba uzi ko udafite igishoro kinini kugira uzatera imbere cyangwa kugira uzagere ku nzozi zawe, uri muri iki gice cy'abantu bikorera ariko bikorana, biragoye kubera ko amafaranga yose uzabona hari ibindi bintu bizajya biyakwaka ku ruhande bitumwe kugera ku nzozi zawe bikugora cyane. So rero uno mugabo bita Robert Kiyosaki yavuze ko ibi bice bibiri tumaze kuvugaho yabisize mu gihande kimwe akita A, avuga ko ibi bice bibiri tumaze kuvugaho birimo abantu 95% bakaba basangiye ubukungu bwa 5%. Ni handi wavuga ngo nk'abasangiye ubusa bitana ibisambo. Nureba no muri ubu buzima bwanze urasanga abafite akazi, urasanga abikorera ariko bikorana, urasanga nibo benshi. Reka twihute cyane tujye ku witwa business owner, ubwo ni igice cya gatatu tugezeho. No mu business owner we ni wa muntu none ufite business ye, wubatse system akaba yakinjiza amafaranga igihe cyose hari n'igihe atanahari. Uno muntu ntabwo bimusaba gukora kugira ngo yinjize amafaranga, kuko afite abantu benshi bashobora gukora akinjiza amafaranga yaba hari cyangwa atanahari. Hano hantu rero twasangamo nk'ibigo by'imari nka za MTN na za Airtel, basangamo nk'ino kampani ya Tap and Go, gutya tujya nko gutega imodoka tugakoza kwa kiriya cyuma kugira ngo tugende aho dushaka kujya. Dushobora gusangamo abagabo nka ba Sina Gerard, bose kumwamamaza ariko ni no mu business owner, kuko ibikorwa bye birivugira kandi aho ugiye hose ntabwo ari usangamo, ahubwo usangamo abakozi biwe. Ni ukuvuga ngo we yubatse system, creatinze system ku buryo ashobora kwinjiza amafaranga igihe cyose hari n'igihe atanahari. Bano bantu rero wakibaza ngo bigenda utereka ngo nk'urugero nka MTN hari igitangira yajyaga yubaka iminara, igatanga amapromosiyo, igatanga buri kimwe cyose ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ariko uno munsi ntabwo ugura amayinite ikubwiye, ntabwo ugura mega ikubwiye. Kandi niba hano mu Rwanda dutuwe na miliyoni 14, ku kigereranyo bakoze babona ko miliyoni 8 zifite simukadi ya MTN. Ku kindi kigereranyo bakoze miliyoni 5 muri bo bagura amayinite byibuze y'igiceri cy'ijana ku munsi, tutabaza baguze aya desa ya senkisa y'igihumbi n'aya 5, kuko barahari, cyangwa ibigo bigura amayinite y'ibihumbi 20. Niba rero umuntu umwe yaguze amayinite y'igiceri cy'ijana kuri ba bantu ba miliyoni 5, urabizi ko iyo ugujije igiceri cy'ijana kuri MTN wunguka 15. Niba MTN kungukaho 15, wa muntu waguhaye amayinite MTN ikamuhemba 5, MTN isigarana igiceri cy'icumi. Mu by'ukuri we baguhaye igiceri cy'icumi nta kintu wakimaza, ariko MTN nifata cya giceri cy'icumi kagikuba na ba bantu bangana na miliyoni 5, urasanga ari miliyoni 50 MTN ikoreye ku munsi umwe. Bishatse kuvuga ngo no mu business owner bimufasha kugera kuri za nzozi ziwe bitamugoye kandi byihuse, kandi akinjiza n'amafaranga menshi yaba hari cyangwa atanahari. Hari n'ubundi buryo rero ushobora kwiga uburyo bwo gucreatinga system. Hari nk'uko Sina Gerard akora, akaba agahereza abantu benshi akazi, bakaba bamukorera igihe cyose hari n'igihe atanahari. Akaba avuga ngo muri aka karere bari kwinjiza amafaranga, hariya bari kwinjiza amafaranga, mu mujyi wa Kigali bari kwinjiza amafaranga. We yaba hari nakenera gutembera ntibizamugora, nakenera amafaranga ntazamugora, nawe azaba ari gukorera amafaranga menshi cyane. So tuvuye kuri business owner, reka tujye kuri investors. We ni nka kwa kundi nyiri MTN, Sina Gerard se cyangwa undi mushoramari wese ashobora kuvuga ngo noneho nakoze mbonye amafaranga menshi biturutse mu kuba narubatse system yanjye, ngiye gushora no mafaranga mu bigo by'imari, nubakisha amanyubako runaka, narangiza agende yiyicarire, noneho amafaranga bari azajya akorera andi mafaranga, kuko mu investors ni wa muntu ufata amafaranga yakayashora akajya amubyarira andi mafaranga ari amafaranga yashoye. Bishatse kuvuga ngo nko gushora amafaranga akajya akora. Naguha urugero nk'ubu ufite nk'ibihumbi 100, nkakubwira nk'ibyo bihumbi 100 byawe buri kwezi nzajya nguhereza ibihumbi 10. Ninzajya nguha ibihumbi 10 mu gihe cy'umwaka uzaba umaze kubona ibihumbi 120, na bya bihumbi 100 byawe bigize ute nabyo bihari. Noneho rero bizagenda ute? Noneho tekereza nuzaba ufite ibihumbi 120 warakomeje n'akazi kawe gasanzwe cyangwa ibyo usanzwe ukora, ariko ukabona n'ibyo bihumbi 120. Noneho wibaze nk'umukire ufata miliyoni 100
cyangwa miliyari 100 akazishora mu kigo runaka buri kwezi bamuha miliyoni 10 cyangwa miliyari 10, ubwo ku mwaka urumva amafaranga aba afite. hariya nyine ni handi bavuga ngo warenze uruhombero nta guhomba habe na gato. uno mugabo rero bita Robert Kiyosaki yafashe iki gice kirimo business owner na investors akita B. akise B avuga ko iki gice noneho kirimo abantu 5% basangiye ubukungu bwa 95%. ni handi bavuga ngo ubukungu bw'isi bufitwe n'abantu 5%. kugira nawe ubyemere, muri karitsiye aho ngaho iwanyu mutuye, umukire urimo mu murenge wose, niba uri mu cyaro cyangwa aho uri hose, umukire urimo mu murenge wose muramuzi. abakire dufite mu Rwanda turabazi, abakire dufite ku isi bose turabazi. bishatse kuvuga ngo niba abantu bakeya, niba abantu 5 muri 95 nibo baba bihariye kino gice. Sasa wakibaza ngo ese iki gice cya business owner na employee nakibamo gute? Biragusaba gukora cyane kandi ugakora, ukabanza ugafata n'amasomo y'uburyo aba bantu babayeho. Cyo nakwifuriza rero, abantu benshi ntabwo bakunda guharanira intsinzi zabo, ntabwo bakunda kuba bakora ibintu bituma bagera kuri za nzozi zabo, ahubwo usanga baharanira mu gukora cyane, baharanira mu kuvuga ngo turita kuri iki, turita kuri iki. Ndaguha urugero ku muntu ufite akazi. umuntu ufite akazi arakora buri munsi agataha yananiwe, ariko nubwo aba yananiwe, ayo yahembwe ntabwo aba angana n'uburyo yananiwe, ahubwo usanga bosi wari we wagize ute ari we winjije menshi cyane. bishatse kuvuga ngo n'umuntu ufite akazi agiye ahemberwa ibyo yakoze, yanakinjiza amafaranga menshi kurusha na bosi we. ariko nitutiga ubwenge cyangwa se tumenye uburyo tugomba kujya twikora, cyangwa tumenye uburyo tugomba gukora ikintu, tuvuge ngo dutakaje imbaraga ariko kizatugirira n'umumaro, bizatugora ko tuzagera kuri za nzozi twifuza. tuzakomeza tubeho twishyura inzu, tubeho twambara neza, tubeho dutembera, tubeho turya, ariko kugera kuri bya bintu bihambaye nk'iby'abandi bakire cyangwa nk'iby'abandi tubona bafite bizatugora. So rero mwakoze cyane kubana nanjye.